Ndabasuje kuri Flow Kitchen The Creative, amahoro meze neza. Twagarutse mu gikoni, naho tugiye guteka ibirayi ku bundi buryo. Ibirayi bifite uburyo bwinshi wabitekamo butandukanye. Ubu ni bumwe muri bwo ngiye kubereka uburyo wateka ibirayi n'utuboga dutandukanye, dutunguru tw'amababi, bitunguru bisanzwe, karoti, pavuro, inyanya, ugakora akavange keza ukarya ibirayi biryoshye. Utariho urya ibitogoshije cyangwa birimo ibishyimbo cyangwa ngo uhorere amafiriti cyane dore ko atari meza. Ubu ni uburyo rero bumwe mu buryo bwinshi ngiye kubereka watekamo ibirayi n'imiteja n'izo mboga zose kugira ngo urye ibiryo biryoshye kandi birimo intungamubiri. Murabona ko haba harimo ibintu byinshi bitandukanye by'imboga zitandukanye, haba harimo intungamubiri rero umubiri wacu ukeneye, ukaba uriye ibiryo biryoshye kandi bimeze neza bifitiye imibiri yacu umumaro. Twagiye rero reka tubitunganye hanyuma mbere kuko tubitegura mu gikoni. Tumaze kubitunganya rero udupavuro, udutunguru tw'amababi, igitunguru gisanzwe, inyanya, ibirayi ngibyo, turaza no kwifashisha agasorwatomo gakeya. Sinkunda gusorwatomo, njye nkunda gukoresha inyanya zihagije, ariko hano ndagashyiramo gake kugira ngo birusheho gusa neza. Dore rero na ya miteja na karoti nuko nabikase nibwo biza bigaragara neza mu biryo muri ka kavange k'ibirayi. Karoti ndende gutyo, imiteja nayo itari migufi cyane, biza bituma ibiryo biza bisa neza, ubona ari presentable nyine. Ndaje mbikore murebe. Twagiye rero mu gikoni kugira ngo dutangire tubiteke. Nuko bisanzwe mu gikoni cyacu, intego ni amavuta makeya, no tuvuta duke nashyizemo kandi tukirinda kuyahisha cyane aho kuyangiza. Reka rero dushyiremo ya miteja na karoti, ibyo tubanjijemo kuko ni uku nguku duteka aka kavange k'ibirayi, ni uku nguku mbigenza. Tugiye kureka dufate utuvuta duse n'ibishya, turagaruka dukora n'ibindi. Reka tube dupfundikiye akanya gato, reka turebe ukuntu byifashe. Byamaze gufata amavuta, bitangiye gushya. Hano ntabwo ari ngombwa kubihisha cyane, twibuke ko n'ibirayi bikiri bibisi. Nta mpamvu yo kubisha cyane kuko biraza guhira mu birayi. Igihe ibirayi birajya gushya nabyo biraba biri gushya. Dushyizemo twa dutunguru twacu rero, natwo tugiye kureka dufate amavuta gatoya, dupfundikire. Mu kanya turagaruka twongere turebe. Aha bigeze rero reka dushyiremo n'inyanya. Byose ni ukugenda tuvanga gake gake dupfundikira nk'umunota umwe, tugahita dukomeza kuko ntabwo dushaka kubihisha imbere kandi ibirayi bitarajyamo, biraza gushyana neza n'ibirayi n'inyanya. Reka dupfundikire gatoya. Inyanya rero nazo zitangiye gushya. Aha bigeze reka dushyiremo ka gatimerike kanjye ntashobora kwibagirwa, gace k'akayiko. Kadushyiremo na ka gasarisa kariho n'akaburaka pepa gake, nako agace k'akayiko nashyizeho. Rero dushyiremo tuvange. Mu kanya tugashyiramo bya birayi byacu kugira ngo tubitekane noneho. Wow, nashyizemo rero ibirayi, ndi kuvanga kugira ngo nabyo bise neza, bibanze bifata akarangi, hanyuma mpite nsukamo amazi bitekane. Urabona ko ibiryo byacu biraba bisa neza rwose ku rwego rwo hejuru kandi biryoshye cyane. Hano rero ibirayi ntabwo bivanga cyane ngo nabyo bifate ubushyuhe byaba ibitiri, ahubwo iyo umaze kuvanga ubona bihinduye isura, uhita ushyiramo amazi. Kadushyiremo amazi kandi nabwo turashyiramo akonje, ntabwo dushyiramo ashyushye. Impamvu ni ukugira ngo bitabe ibitiri, ntabwo bivanga ngo bifate ubushyuhe nta no gushyiramo amazi ashyushye kuko byaba ibitiri. Aha nk'uko nari mbivuze, amazi arakonje, ibirayi nabyo ni ukubivanga akanya gatoya, byamara guhindura ibara ugahita usukamo amazi bitarashyuha kuko byaba ibitiri nk'uko nari maze kubivuga, biraza gushyuhira rimwe muri aya mazi.
hari abantu bajya bateka ibirayi gutya bakabivanga bigashyuha barangiza bagakubitamo ibizi bikonje, wakirya kumva ni igitiri kuva kimaze nk'ikitaye kandi agitetse umwanya naho ngaho biba byangirikiye. Rero ibirayi dushyizemo amazi yakonje birashyuhira rimwe bibire bisanzwe bishyane, kandi ushyiramo amazi aringaniye kugira ngo bize koroha, ariko biba bitarimo isosi nyinshi. Isosi y'ibirayi ntabwo ibirayi bigira isosi nyinshi, ntabwo byaryoha, ahubwo nshyizemo amazi aringaniye araza gukama agafatiramo, bikaba bifite agasosi gake gafashe, ari ibiryo bisa neza, imvange iryoshye. Reka rero dupfundikire bibire, nibimara kubira turashyiramo akunyu, hanyuma tureke nyine bishye. Umunyu kuwushyiramo nyuma nanone mu birayi nibyo byiza, kuko iyo ushyizemo mbere nabwo ntabwo ari byiza bibitire. Wow, ibiryo byacu rero murabona ko biri kubira bigiye gushya, maze atangiye kugabanuka, hari kubura nk'iminota nk'umunani cyangwa 7 kugira ngo amazi abe agabanutse uko mbishaka, bimaze gushya neza ubundi tubikureho. Murabona ko rwose biri gushya bisa neza cyane, araba ari ibiryo biryoshye, n'ijisho riraguha. Iyo ibiryo biryoshye biba bigaragara no mu jisho. Reka rero twongere dupfundikire tureke bikame neza. Reka rero turebe inkono yacu uko imeze. Wow, aha bigeze rero birahiye. Murabona ko hasigayemo na twa tuzi dukeya nashakaga kugira ngo bitaza kuba isosi y'ibirayi, kandi isosi y'ibirayi ntabwo iryoha, ahubwo nshakamo agasosi gake gafashe karatuma ibiryo tubirya byoroshye. Noneho kandi ntibinakame cyane ngo bibe bya birayi bihirima bikomeye, oya. Ibiryo nk'ibi ngibi ibirayi birimo utuboga gutya tubitekana n'utuzi dukeya tworoshye. Aha bigeze rero kugira ngo bidakama cyane, ngiye gucishamo noneho akuko, hanyuma isosi nimara kwegerana neza ubona ko ifashe mbikureho. Ndacishamo akuko ariko ntabinomba, noneho ya ntabwo umuntu yakora inombe y'ibirayi. Urabona ko agasosi gakeya kandi gafashe, nakabona mbereke neza. Urabona ko ari agasosi keza gafashe. Ubu rero aha bigeze twabikuraho rwose, ibiryo byacu birahiye, tukarura tukajya ku meza. Ibi nibyo nashakaga rwose. Guteka rero ibanga ni ukumenya kugereranya amazi. Uko ubikora cyane uteka ugenda ubimenyera, ugera akaboko kawe kakamenya rwose gupima amazi urashyira mu nkono. Urabona ko nk'ibi birayi uramutse yoroshye ugashyiramo ibizi byinshi byahita biba isosi, bigasana nabi nyine bikamera nk'ibironzi. Ariko iyo upimye amazi neza ukagereranya, bigenda bishya bikama ku buryo ubikura hasigayemo utuzi nk'utu. Murabona ni twa tundi ducya two gutuma ibiryo biza byoroha, ni nkaho ntayarimo. Reka rero tubikureho tujye ku meza byahiye. Ibiryo byacu biraryoshye uyu munsi rwose, turaryoherwa cyane. Urabona ko bisa neza pe, mwabibonye. Reka rero rwose tuzimye dukureho, kuko inkono yacu igeze aho nashakaga. Navuga ngo noneho ibikurikiyeho no kujya ku meza. Mwabibona bya birayi byiza rwose, bisa neza, biryoshye, biri guhumura, mwabona uko mbibabwira. Wow, ku isahani rero ni uko byifashe. Murabona bya birayi byacu twatangiye duteka rwose, ntawari uzi ko biri buze bisa neza gutya, ariko nicyo niyemeje kubigisha guteka, tukarya ibiryo bisa neza, biryoshye, bihumura. Ese wari uzi guteka ibirayi gutya? Murabibona rwose ko ari ibiryo bisa neza, byumutsemo gakeya kandi byoroshye, ku buryo rwose urya ibirayi ukumva uraryohewe. Ushatse washyiraho n'udushyimbo watetse ku ruhande, niba ukunda ibishyimbo nabwo byaba bisa neza kandi byaba biryoshye. Reka rero tuguteho twumve, ariko mu by'ukuri biraryoshye rwose.
umuntu atiriwe anavuga byinshi, murabona ko ari ibiryo bisa neza rwose biryoshye pe. Reka rero tuguteho twumve, dufate ku karayi. Byahiye, hiye neza mu rugero, ntago bisaye, ni mu rugero rwabyo kandi bisa neza rwose. Shyiraho ka gasosi keza kumutse. Umva wagira ngo ni ifiriti kandi atariyo. Biraryoshye pe. N'aka gasosi ubwako n'utuboga, urabona ko ari ibintu biryoshye bisa neza rwose. Wafata n'utuboga ukarya. Umva ibiryo biraryoshye, ntabwo ari amakabya nkuru. Kugira ngo mujye mumenya ko atari amakabya nkuru, mujye mubiteka uko nababwiye, mukoreshe ibipimo no kugereranya kwiza, mukoreshe utuntu twose mba nakoresheje. Muzajya mumbwira rwose uburyo ibyo biryo biba bitaryoshye. Biraryoshye cyane pe. Warya ukirya iminwa, warya ntuye n'umwana, ariko nyine urihangana ukabaha mugasangira ko ntiwarya wenyine, ariko biraryoshye pe. Iminwa yo utariye neza wayiruma, wayirya pe. Mwakoze rero gukurikirana video yanjye y'uyu munsi. Mwakoze kuza twigane guteka mbigishe, murye neza mubungabunga amagara. Naho ubutaha, ciao ciao.